muri fiancé nta masezerano mufitanye kuri aka kantu ko ikintu cyose wabonye ko ari red flag utarabana n'umuntu numumara kubana umenye ko ibintu bitazagabanuka ahubwo biziyongera keretse kuku muraho mumeze neza ndizera ko mumeze neza cyane aho murereye hose ubuzima bukomeje kubafata bien meze neza nanjye ndashima Imana ku bantu batameze neza ndabifuriza gukomera ndabifuriza ko ibintu byanyu Imana ibijyamo kandi ibasange ibahumurize nukuri icyo wifuza cyose kigende neza nkuko mubizi rero ngiye nitwa Sauda ninge tubana hano kuri no chaîne ya Olaf Sauda ni bujuri mushyashya ikaze ndakwakiriye abantu bakirimo baraza nukuri muraba agaciro cyane mwebwe tubana umunsi ku wundi niba ufata umwanya wawe ukareba ibiganiro byacu ugakora subscribe ukabisharinga ku nshuti zawe nukuri wumve ko uri uw'agaciro gakomeye cyane ndagushimiye rero kandi nguhaye ikaze n'abandi bose n'abasanzwe ndabakiriye cyane uyu munsi rero nashatse kuza ngo tuganire ndi jyenyine iyo ndi jyenyine mubizi ko hari ibintu tugiye kuganiraho swate tips z'ubwiza cyangwa zo mu buzima busanzwe zituma tuba abakobwa beza zituma tuba abagore beza bafite agaciro biyubashye ku buryo ibintu byose bihora bimeze bya sibyo turi mu kwezi kwiza mu kwezi k'umugore ukwezi kwahariwe igitsina gore abari n'abategarugori ejo bundi ku itariki 8 nibwo tuzihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore ni umunsi ufite agaciro gakomeye cyane muri societe ya buri munsi yaba ku bagore yaba ku bagabo ni umunsi ukomeye cyane kuri societe muri rusange yaba ku bagore yaba ku bagabo kuko umugore atari umugabo ntiyabaho uwo mugabo yabyawe n'umugore uwo mugabo afite bashiki be uwo mugabo yabyaye abakobwa mbese umugore ni iyo umuntu agiye kuvuga ku mugore atari ukuvuga ngo nuko ndi umugore nanjye nshobora kubivugana akaba muhora mwigira beza cyangwa iki bitari ibyo gusa ariko nukuri buri muntu wese aza akamaro umugore yamugiriye mu buzima bwe so ate mama wawe nimba yarakubereye mwiza umugore wawe se bashiki bawe umva ni ibintu by'agaciro ngenda nashimira cyane abantu batekereje kuri iki kintu akavuga dushyireho uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore mboneho kubifuriza mwese umunsi mwiza nizere ko uzabaryohera nizere ko muzabonamo urukundo rwinshi nizere ko muzabonamo ko muri abantu b'umumaro muri abantu b'agaciro cyane Okay, ngiye kuri topic yacu uyu munsi rero mvuye kuri ibyo ngibyo tuzabishakira umwanya wabyo tunashake n'abantu babizoberemo batubwire ese no kubera iki habayeho umunsi w'umugore kuba iki bashyizeho uyu munsi nuko wenda hari ukuntu umugore yakandamizwaga cyangwa se nihe mpamvu uko byari bimeze mbere no kwemeza ubu bitaniye hehe tuvuye kuri ibyo ngibyo kuri topic yacu nahisemo ko tuganira kuri uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri inshuro nyinshi tuba tuganira twiga ni gute waba umugore mwiza mu rugo ni gute waba umugore w'agaciro ni gute waba umugore w'umumaro waba ibyo byose tukabirebaho ariko hari ikintu kinini twirengagiza ku kintu cyo kuvuga ngo ese ni njyewe ndi umugore mwiza sibyo ndi umugore w'agaciro ndi umugore ABCD bya bindi byose twavuze ndabyujuje ariko se ni gute ngiye guhitamo uwo tuzabana cyangwa tuzakundana ni ibiki nareberaho ni ibiki bya bintu uvuga ngo ni red flags bya bintu uvuga ngo ugomba kwitaho aka kantu ukakareba ukagasubiramo inshuro zingahe kuri uyu muntu ibintu ugomba kwitaho mbere yuko uhitamo uwo muzabana cyangwa uhitamo uwo mukundana reka tureke wenda kubiganisha kubana cyane uhitamo uwo mukundana uwo musore cyangwa uwo mugabo umugore w'agaciro umugore wiyubashye ni ibiki utagomba gutorera ku mugabo cyangwa utagomba gutorera ku musore mukundana cyangwa uwo muzabana ibyo nibyo nshaka ko tuganiraho kuri uyu munsi nanditse ibintu bitandukanye ndagenda mbivugamo namwe wenda hari ibyo mushobora gusanga tutumvishaho kimwe cyangwa ukabwira iki n'iki ntabwo ari byo ngewe si uko mbyumva urubuga ruba rufunguye tuba tugomba kuganira twese ikintu cya mbere umugabo wa mbere
utagomba gutaha umwanya wawe, reka tubyite gutyo, nize ko nabivuze nabi, utagomba gutaha umwanya wawe cyangwa utagomba kugutera umwanya. Umugabo udafite ambition mu buzima, ambition ni nk'intego, tubivuge gutyo. Umugabo hari nk'umuntu ubona nyine avuga ngo mbara ubukeye, ni urugero, mbyumva gutyo mu Kinyarwanda, mbara ubukeye. Njyewe ntabwo mvuga ngo wenda ngo nzagenda nihiringe, nshakishe, nkora iki, ufite goals mu buzima, ndifuza kugera ahangaha, sibyo? Uwo muntu utameze gutyo, wenda udatekereza ngo ejo nzaba ndaha, kugira ngo ejo nzabe ndi hano birasaba ko mba nakoze iki ngiki. Uwo muntu nuhura na mbara ubukeye, nukuri ujye wirukanga, wigendere uhunge, kuko nta kintu azakugezaho. Turabizi ko yego n'umugore agomba kuba afungutse mu mutwe, ugomba kuba ufite izo ambition, ufite izo goals, warasetinze nyine izo goals ugomba kugendera. Ariko biba byiza nimba ari umupartenaire mugomba kuzabana ko nawe aba azifite, kuko urugo ntago ari ikintu muzajya kuvuga ngo mugiye kubanamo, turabanamo turajya tubara ubukeye nyine. Ntabwo wenda ukavuga ngo ngewe rero ngo ntabwo nshobora kuvuga ngo ibintu byo mu myaka 10 ngo ko sinzi ko nzaba mpari. Yego ntabwo bizi ko uzaba uhari, ariko se n'ubu uhari. Niba muri iyo myaka 10 uzaba uhari, uzaba warakoze iki kugira ngo uzahageze? Niyo mpamvu umuntu udafite goals mu buzima nujya umubona ujye wirukanka, umwirukankire kure. Ikindi kintu, umugabo uhora atereta abakobwa, uhora mu bakobwa, uhora mu nkumi, uwo muntu hari nk'ukuntu bibona wenda agitangira kugutereta, ariko ukabona ni wa muntu nyine buri munsi ari kumwe n'abakobwa, entourage n'abakobwa. Ese ibyo bintu uri capable yo kuzabyihanganira? Nk'umugore nimumara kubana uri capable yo kuzihanganira iyo entourage ya buri munsi ahoramo, abo bantu bamukikije, abo bakobwa ahorana nabo, ahora inshuti ze n'abakobwa, nibo basohokana, nibo usanga amabanga yose bayazi, usanga ibyo ateganya gukora byose babivuganye, uzabyihanganira? Kuko muri kamere yacu abagore n'abakobwa turi abantu turafuha cyane. Ese uzihanganira kubona umukobwa amuhamagaye 1, 2, 3? Ntabwo mvuze ngo ntago agomba kugira inshuti z'abakobwa, ntago agomba kugira inshuti z'abagore, ariko nanone akamenya limite, akamenya aho agomba kugarukiriza. Ariko niba ari wa muntu rero uhora muri abo ngabo, uhora agendana nabo umunsi ku wundi, you better run, ukurema kawe karenge. Ikindi ni umugabo, aha twamwita nka Mr Perfect, wa muntu uhora yumva ko ari mukuri, wa musore uhora yumva ko ari mukuri atajya kosa. Turabazi abantu bameze gutyo, niyo yagwa mu ikosa akahita avuga ngo niwe waringushijemo. Uribaza umuntu umeze gutyo, ku buryo yenda tuvuge n'urugero, niba umufashe yaguciye inyuma, n'urugero, kuko ni ikintu abantu benshi batabasha kwihanganira. Niba umufashe yaguciye inyuma, wamaze ati kwe icyo wabikoze, akahita avuga no kubera wowe, ngo niwe wabinteye, swate niwe wanze, twari twashwanye, n'urugero, ntabwo twari turi kuvugana neza, ntabwo twari tumeranye neza, bituma nguca inyuma. Urumva nk'uwo muntu ntabwo we abanje kureba impamvu yakoze ikosa ngo arisabire n'imbabazi, cyangwa mwicare munabiganiraho bive mu nzira. We ahisa kwereka ko ashaka nko kwidefanda, ahisa kwereka ko nyine kuba nakoze ikosa ni we wabinteye. Ntabwo ajya yemera ko akosa, ahora ari perfect. Umuntu umeze gutyo rero wumve ngo niba abikora mukiri gukundana, nimugera mu rugo noneho biziyongera, bizikuba. Ntabwo nagera mu rugo kuko yamaze kukugeza mu rugo cyangwa mwagezanyije mu rugo, ntabwo bivuze ko azamenya guca bugufi, ngo amenye gusaba imbabazi, ngo avuge ngo nakoze iki ngiki mugore wanjye ndagusaba imbabazi. Oya, nimba yarabikoraga mugikundana, trust me, nimugera mu rugo bizikuba. Kuri aka kantu ko ikintu cyose wabonye ko ari red flag, utarabana n'umuntu, numumara kubana umenye ko ibi bintu bitazagabanuka, ahubwo biziyongera. Keretse za kanyine ziba ari exception, handi uvuga ngo Imana yaramusanze iramwigisha, ariko bitabaye ibyo ngibyo umenye ko nta kizahinduka. Ikindi, umuntu uri abusive, umuntu ugira amahane, uri abusive navuga uguhohotera, umuntu ugira amahane. Hari nk'abantu najyaga numva ngo umuntu ni boyfriend wawe, murashwanye aragukubise,
ibaze nk'icyo kintu, ibaze umuntu ugukubita ari boyfriend wawe amaze kugeza mu rugo byagenda gute, cyangwa se akakubwira nabi ukumva n'umuntu uvuga nabi out of nowhere yagukubise ikijambo aho ngaho kimwe cyahatari kandi muracyakundana. Kuba abusive ni mu buryo bwinshi butandukanye, ashobora kuguhohotera physically, ashobora kuguhohotera mu magambo avuga, ashobora kuguhohotera mu buryo ubwo ari bwo bwose. Urumva ibyo ngibyo akaba yabikora mutarabana, ukibaza umuntu mukundana uri aho ngaho nyine ngo ni boyfriend ni fiance, ugukorera icyo kintu mutarabana, iyo mumara kubana bizagenda gute? Icyo kintu ntabwo kizikuba, ntabwo kiziyongera inshuro nyinshi. Umuntu rero umeze gutyo, ibyiza ukibibona ntabwo bivuze ngo ubibonye rimwe wenda ngo uhise uvuga ngo ndagiye mbivuyemo, ariko hari ushaka kubibona nk'inshuro ebyiri nk'inshuro eshatu ukabona umuntu ntahinduka, ntashaka no kubireka. Ibyiza rero nuko wakirinda mbere yuko bizagera kure, ukirinda icyo kintu wakibonye, wagize amahirwe urakibonye hakiri kare, byirinde mbere yuko bigera kure, mbere yuko bigera mu byo kubana. Ngo hari umuntu watubwiye akantu keza mu minsi ishize ngo urugo ni ikintu wijyanamo, ati ahantu urugo rukomerera, tinya ikintu uzijyanamo wowe ubwawe wishoyemo, rimwe na rimwe nta n'uwo wagishije inama, wizeye amarangamutima yawe ukijyana. Icyo ababyeyi bakora, icyo abavandimwe bakora ni ukugushyigikira gusa, ariko nujya gusohoka umuryango uzahaguruka, leta izahaguruka, itorero cyangwa idini usengera muri zahaguruka, inshuti zizahaguruka, buri kimwe cyose, buri muntu wese ukuri iruhande azahaguruka. Winjiyemo byoroshye ariko gusohokamo bizakugora. Niyo mpamvu rero aha ngaha uba ugomba kwitondera buri kantu kose ubonye muri fiançailles cyangwa muri uko kurambagizanya cyangwa muri uko gukundana, ugomba kukitondera. Twirengagiza ayo marangamutima, yego amarangamutima arimo cyane kandi turanabizi, abanyarwanda bivuze neza ngo amaso akunda ntago abona. Iyo uri mu rukundo hari ibintu byinshi biguhuma, ariko byibuze tuzajye nyine kugira ngo twirinde izo divorce za hato na hato, nako ngako tuzajye tukitaho, dufata umwanya wo kubanza kureba ututu, uvuge aka kantu mbonye tugikundana nitubana nzabasha kukihanganira. Kuko ntugendere uvuga ngo uyu muntu azahinduka, nadahinduka se, kuko biragoye. Twamaze kubona ko bigoye ku muntu ahinduka, twabonye ko umuntu bigoye ko yahinduka akuze. Icyiza nuko utwo tuntu wagiye ubona mbere nukuri uduha umwanya ukatwitaho, ukirengagiza amarangamutima. Yego gukunda biraryoha, iyo uri muri fiancé biraryoha, ubona ibintu byose ari paradizo, ubona ibintu byose ukavuga ati aka ngaka nzakihanganira, swate nzakihanganira, swate azahinduka. Ariko twamaze kubona ingero nyinshi cyane z'abantu bagera mu rugo bakavuga ati ibi nari narabibonye mbere, ariko ubu sinkibashije kubyihanganira. Ibi nari narabibonye mbere mbona kazahinduka, ariko byaranze. Guhinduka byaranze, nanjye kubyakira byaranze. Aho ngo akaba ariho tubona za case za divorce nyinshi. Rero kugira ngo tubyirinde, twite kuri utu red flags cyane cyane. Ikindi kintu uzitaho, uzarebere ku muhungu cyangwa umusore mukundana umeze nkaho yaje agenzwa, ndavuga gute, agenzwa na sex gusa. Wa muntu wumva ko ubura uko mubonanye ntimurabyemererwa, icyo ni icyambere, ariko fine nimba mwebwe ubwanyu mwarabyumvikanye, ariko ukumva ko ari cyo kintu ashyize imbere mu buzima bwe bwa buri munsi. Nibyo avuga mu kanwa, nibyo biganiro, nibyo uko mubonanye yumva ko ari icyo ngicyo. Nta kindi kintu mushobora gutekereza, nta kindi kintu mushobora, nta yindi projet mushobora kuganiraho bitajyanye n'ibyo ngibyo. Uwo nguwo ubona ko icyamuzanye ni icyo, ibindi ntago abyitayeho. Ikindi kintu hariho nk'umusore cyangwa umugabo, akabazo kose mugiranye ahita akajyana mu miryango n'urugero cyangwa mu nshuti. Nimba ari akantu mutumvikanyeho, nkaho mwakicaye ngo mukaganireho, mukakemure hagati yanyu, kuko n'ubundi ni ikibazo cyabaye hagati yanyu, ariko yirukanse yagiye kubibwira inshuti, cyangwa yagiye kubibwira nimba ari umuntu werekanye iwanyu, yagiye nko kubivuga mu babyeyi, kambwa yakoze iki n'iki, yakoze iki n'iki n'iki. Ese umuntu utazabasha kwikemurira ikibazo cyanyu, bizasabwa ko ari ugiye kwiyambaza inshuti n'abavandimwe, ubwo koko uwo muntu nimugera mu rugo akabazo kose muzajya mugirana ntago azajya n'ubundi yongera ngo ajye kubisesekaza. Ibyiza rero ni ukureba wa muntu uri bubashe gukemura ikibazo kandi akagikemura mu buryo bwiza. Ikibazo ni icyanyu babiri, ntago surtout noneho nk'iyo ari ibintu byo muri fiancé bitari ibintu byo mu rugo. Aho muri fiancé nta masezerano mufitanye, ntabwo mwasezeranye ngo uvuge ngo wenda ngo nitujya gutandukana birasaba ko tuzana ababyeyi tukabanza tukabicaza tukagira iki. Oya,
aho ngaho rwose nta kontra mufitanye, niba byanze biranga umwe aceho n'undi aceho. Ntabwo nshatse kuba rude ariko numva ko ariko byagakwiye kugenda. Aho ngaho nta kontra irimo, ntabwo biri busabe ko muri bujye muri divorce, ntabwo biri busabe ko muri buza n'ababyeyi ngo babaganirize. Niba bidakunze nta mpamvu yo kwirirwa ngo mujya mu nshuti ngo kuregana kugira iki. Oya, umuntu umeze gutyo rero nawe it's a red flag. Undi musore ahangaha ndabizi ntabwo turi bubyumvikaneho kimwe, ariko hari abantu muzi bita ngo ba mama's boy. Abahungu nyine akantu kose ahora ari mama. Nimba mbere yuko wenda n'urugero ari bukubwire projet muhuriyeho wowe nawe, tuvuga urugero muri abafiance, murashaka nko kugura nk'ikibanza n'urugero, cyangwa murashaka kugura nk'inzu kugira ngo nimba muzabana muzagende muba mu nzu yanyu. Mbere yuko akutwara kureba iyo nzu wowe muzayibanamo, ugasanga yabanje mama, yabanje kujyanayo mama nshimira. Kandi mu by'ukuri mama ntago ari uzayibamo. Twese turi ababyeyi, twarabyaye, abenshi twabyaye n'abahungu, ariko ntago nibaza ko nkanjye byanshimisha nko ku muhungu wanjye hari nka projet afitanye n'umukobwa, mbere yuko ajya babivuganaho ubwabo uko ari babiri ngaza bimbwira wangisha inama yego nk'umubyeyi. Ariko nibaza ko nko ku kintu nk'icyo ngicyo, tuvuge nko kuri icyo kintu cy'ikibanza cyangwa cy'inzu, uwo muzabibanamo nimba mwaramaze kubyemeza ukavuga ati wowe niwe mugore wanjye, nimba mugiye kugura iyo nzu niwe muzayibanamo, niwe ugomba kugushimira. Yego mama yakugira inama, yakubwira kuri ubigenze, yakubwira wenda hari ubumenyi bwinshi cyangwa ubunararibonye bwinshi ababyeyi baba bafite tudafite, niyo mpamvu aba ari byiza kubagisha inama. Ariko ukamenya ko niba ugiye kubaka, mbere yuko ibintu ubigeza ku mubyeyi cyangwa kuri mama cyangwa kuri papa, mbere yuko bigera aho ngaho hose ubanza kubyumvikanaho n'umufasha wawe cyangwa n'umufiance wawe, cyangwa ugasanga wenda muri nko gupanga nk'ibyo by'ubukwe nyine mugiye kugura n'urugero nk'intebe. Ntabwo mubyumve izo ntebe nimwe muzazicaranamo, ariko agomba kujyana na mama kugura intebe, akaza akazi mama akamushimira akavuga izi nizo nshaka genda uzigure. Urumva ibintu nk'ibyo ngibyo. Izo ni case nyinshi tugenda tubona, kuko akenshi uranabyumva abantu babivuga ati mama's boy biragoye ko yakubaka, biragoye ko yakubaka, kuko mbere yo kugisha inama umugore abanza kugisha inama mama. Kandi mu by'ukuri mama ntago ari uri muri iyo position nziza y'icyo kintu, mwamugisha inama ariko wabanje kuganira n'uwo mwubakanye cyangwa muzubakana. So ikindi kintu, umusore cyangwa umugabo uri emotional unstable, utari stable emotionnellement. Hari ukuntu abantu baba baragiye bagira nk'amatrauma bakiri batoya, cyangwa wenda hari nk'ibintu yaciyemo akaba atarabikira. Umuntu utarakira ibyo bikomere bya mbere kandi ubona adafite n'ubushake bwo kubikira, ikiza kugira ngo umwange, njye nibaza ko wamufasha gukira ibyo bikomere mbere yuko mujya kubana. Kuko umuntu ujya kubaka yubakiye ku bikomere biragoye ko azubaka ngo urugo rukomere, biragoye pe. Uzubakira kuri ibyo bikomere, akantu kose kazaba ni handi utazabasha, wenda swate ufite ikibazo cyo kujera umujinya bizakugora, ni handi uzagira akantu tumvikanaho n'umugore wenda ube abusive, bya bindi twavuze, ugira umujinya w'umuranduranzuzi, ugira uburakari bwinshi, uvuge nabi, ugira iki, usange undi mwana we ntabwo ibyo yabimenyereye ananirwe kubyihanganira. Umuntu rero uri emotional unstable nawe ibyiza mubanze mubigendanemo neza urwo rugendo. Nimba ari amaterapi bisaba ko mukora, mubanze muyakore mbere yo kubana. Ahangaha hari ikintu tugomba kwitaho, gukira mbere yo kujya kubana, kuko nimujya kubana hari ibintu byinshi bizaziramo. Hari abo bana bazaza Imana ibahaye umugisha, kujya kurera muri ibyo bikomere cyangwa kujya kubakira muri ibyo bikomere biragoye kurusha uko wafata umwanya wo kubanza kubikira, ubundi ukazubaka nyuma umeze neza, mwese mumeze neza. Ikindi kintu, hari nk'abantu nyine batari consistent, umugabo utari consistent, udahama ku kintu kimwe, uhora ajagaraye, uhora ameze nk'agapape cyangwa ameze nka Juliette, nyine ntago ajya guma ahantu hamwe. Uvuga ati uyu ameze gutya, akora iki, akunda iki, yanga iki ngiki.
ugasanga uyu munsi iki yagikunze n'urugero wenda akaba ari nk'umuntu mukundana akavuga ati rero sheri wanjye ngewe ntabwo nkunda umukobwa wambaye ibintu bigufiya sibyo icyo ukaba ukizi ukavuga ati okay ibyo nzabasha kubyihanganira nzabireka kubera urukundo cyangwa se nzamenya uko mbitwara kubera umukunzi wanjye ari byo yansabye ariko ushobora gusanga umunsi akubwira ati sinkunda umukobwa wambaye ibintu bigufi ejo yabona ubyambara akavuga urabona ko yambaye neza se ejo nawe uzacyambara urumva ngo ntabwo wamenya aho uri bumufatire umuntu rero utari consistent biragoye ko mwabana ngo muhuze ni byinshi cyane byakerekana nka red flags tugomba kwitaho mbere yo kubana ariko namwe hari ibyo mugiye muzi mwagenda munyunganira tukabyandika muri comment turebere hamwe ukuntu divorce ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu twagiye twumva ko gihangayikishije societe muri rusange ariko inshuro nyinshi twabonye ko bipfira aha hasi bipfira mwirambagiza bipfira nyine aha tugiteretana muri izi fiançailles twatuna twagiye tubona tukabona kavuga azahinduka cyangwa nzatwihanganira ugasanga mugeze mu rugo wa wundi ngewe kubyihanganira biranze nawe guhinduka biranze kandi ari ibintu twaye kuba twararebye mbere ukavuga nimba ntabibashije kubyihanganira tubireke hazaza uwundi wanjye sibyo tureke guhumwa n'urukundo tureke guhumwa n'amarangamutima cyane cyane kandi dufite ubuzima kuko ubuzima bw'urugo ni ubuzima burebure pe navuga ko buremfini sibyo kuko iyo dusezeranye tuzisezerana akaramata ubuzima bw'urugo rero ni ubuzima bw'akaramata beta ko ushobora kubabara wenda muri uwo mwaka umwe cyangwa muri iyo myaka ibiri aho kugira ngo uzababare ubuzima bwawe bwose cyangwa uzishore mu kintu bizakugora kukivamo nyuma kandi waramaze kukigeramo niyo mpamvu tuba tugomba kwita ku tuntu twose umva aka kantu ngasubiramo inshuro n'inshuro ntabara aho kugira ngo ukuntu mise nigira serieuse umuntu ukora ikintu mutarabana akantu akariko kose yakora mutarabana umenye ko nimumara kubana biragoye ko azakareka ahubwo pourcentage nini nuko azakongera kakiyongera umenye ko azabikora double cyangwa bikore triple keretse habayeho yamana itabara ikitabarira abagaragu bayo kugira ngo nyine bibereho neza mu bushake bwayo so ndumva ari ibyo ngibyo rero nabateguriye kuri uyu munsi nimba hari ibyo nawuze hari utu red flags uzi tutubwire muri comment cyangwa nimba hari ibyo navuze umva tutumvikanyeho bitubwire muri comment wasanga wenda hari ibyo ngewe numva ko ari red flags ariko abandi bumva ko atari ko bimeze bitubwire muri comment tuganire ndizera yuko mwaryohewe mukomeze mugire ibihe byiza kandi muzagira umunsi mwiza w'abagore uzabaryohere murakoze cyane bye